n'inambaye urukweto rwari rufite zari inkweto zitoboka zitwaga ngo ni imbwa zaguraga 6,000 cyangwa 5,500. Zibonye barazizi, noneho rusaje ari rumwe nshyira ibishesheti 2 mu rundi, ngeze kuri shejemu ndasitara, imvura yari ihitutse, mpita nkandagira mu kantu k'amazi, bya bishesheti 2 binini birakurura ngo ye data wa twese uri mu ijuru. Nanjye ngiye kubwiriza imwe muri eglise yari ikomeye, noneho aho ngaho nkihagera ijwi rirambwira ngo kebuka ngo ujye hariya hepfo, hariya mubona kiriya kinamba, mu minsi yashizeho hari ibintu bigendanye n'intebe n'ibiki bahakoreraga. Icyo gihe habagamo umurima w'ibigori n'ibishyimbo, ubwo aho icyo gihe ndi kuvuga twongeye kubasuhuza bakunzi banshobozwa byose, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kubaho kw'Imana ni kubatwikire, imbaraga z'Imana nizibatwikire, kugira neza kw'Imana ni kubatwikire. Ngiye gufata aka kanya gatoya nshaka kuganira namwe kugira ngo reka tubanze dusome ibyo tuganira, ndabibabwira tumaze gusoma no gusenga kuko ari cyo gikuru. Kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 4:35. Mariko 4:35 haranditse ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bajya mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubwira bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? 39. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Nsomye amagambo y'Isumba byose menshi, murabizi. Nababwiye yuko igihe byakunze uretse no kuwa gatatu, ntabwo ari za nyigisho zisanzwe mumenyereye zo kuwa gatatu mu ishuri rya Bibiliya. Murabizi twiga Bibiliya kuwa gatatu kuva 2:30. Murabizi ko kuwa gatanu dutanga inyigisho za gihanuzi z'ibitabo by'ubuhanuzi tuba turi kwiga, no kuwa mbere turera umukristo w'umunsi wa gatatu nk'uko musanzwe mubizi. Ariko nababwiye ko tugomba kujya tunyuzamo tukabona ibindi byanditswe cyangwa ayandi magambo y'Imana aduhumuriza ku musozi, ku byo tubamo cyangwa ku byo dukora. Iyi saha rero, uyu munota, ni amwe muri ayo numvishe Uwiteka nshyize ku mutima, ndavuga ngo reka nyavugeho iminota mikeya, ahari yaba ari ay'umuntu nteze amatwi. Dusomye amagambo asanzwe ya Yesu Kristo, aho Kristo ubwe yasabye abigishwa be. Ndashaka kuvuga hagati harushya Uwiteka yaravuze, hagati hararushya ariko Uwiteka, nubwo hagati harushya ntugire ubwoba, Uwiteka yaravuze. Nubwo hagati hakuruhije ntugire ubwoba, Uwiteka yaravuze. Hagati
nubwo hagati hakuruhije wigira ubwoba Uwiteka yaravuze. Kandi niyo ubu nasoreza aha kuko njye sinzi bafite indi focus, iyi cano itandukanye n'ibyo umuntu wese yatekereza. Mba ngira ngo muhakirire guhumurizwa, muhakirire gukura k'umukristo abashe kuba hadahungabanywa n'imiraba ya shitani. Nubwo hagati hakuruhije, hakugoye, hatumye ubura uko wifata, Uwiteka yaravuze. Haleluya. Aho nari nicaye niyumvishemo kuza kukubwira iri jambo ti hagati hakurushye cyangwa harorere, Uwiteka yaravuze hejuru y'ubuzima bwawe. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo twambuke tujye hakurya. Kristo yarari hamwe nawe abasaba kujya hakurya. Nshaka kuvuga uburyo Kristo aguha isezerano ryo kugera hakurya. Hakagira challenges, hakagira ibihinyuza, hakagira ibigeragezo bikwereka ko hakurya utazagerayo. Bwari bugorobye atanga abaha nk'isezerano ribabwira ngo rendezvous ni hakurya. Ariko nubwo yaramaze kubemerera ko bagiye hakurya, bagize ibihinyuza mu mibereho y'urugendo. Batungurwa n'amazi atavuzwe yabaguye nabi, batungurwa n'umuraba, inyanja irabahinduka atabibasobanuriye. Data wa twese uri mu ijuru, nyuma yaho Kristo yavuze yaracecetse, none hagati hakumereye nabi, wita ibitabapfu yaravuze. Hagati hajya hagorana ariko yaravuze. Nshuti yanjye, hari ibyo utari kubona, ibyo yakubwiye umeze nkaho uri kubona opposite cyangwa ikinyuranyo cyabyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, ntuti bitabapfu umwami wawe yaravuze. Ndashaka iki kuvugana namwe mbabwira ikibazo cyo hagati. Mwibuke ubwo Abisiraheli ngo bari bagiye guturuka muri Egypt berekeza i Kanani, bakibwirwa ko bavuye munsi y'uburetwa bwa Farawo, nyuma y'ibitangaza 10 byari bimaze kuba by'imbaraga byatumye Farawo avuga ngo yewe turashize, ni bagiye kugenda uti we ntago tugenderaho. Babaha amasheneta, amakufu by'ibintu byose by'igiciro by'izahabu. Barabwira uti niba ari byo mushaka nimubifata ariko mutuvira. Ngo bahavuye nka bagonze ijosi kuko bari bafite isezerano ry'uko bagiye i Kanani, ariko hagati bahasanga ubutayu. Imana ivuga aho ikujyanye, ni nk'uko umuhanuzi naguhanurira ujye umenya ngo ahagaze ku musozi umwe ari kureba ibiri ku wundi musozi, kandi habaye nka zoom y'iyi kamera irangije irabimukururira ibiri ku musozi wo hakurya, irabimwegereza, irangije ikaguhisha mu kibaya. Iyo muri gukonkoboka ukagera hasi mu kabande ugatangira gukambakamba usatira ku musozi w'Imana yakubwiye, ntago bene aho hana Imana igihavuga. Niyo mpamvu ubona wataye ibitabapfu kuva no kubakubanjirije. Ntawe yabwiye hagati uko hasa, hagati hagira ubwiru. Kandi ndeka gusasira inzobe, iyo Imana isobanurira Abisiraheli ikibazo cyo hagati, bamwe muri bo hari abatari bwemereye kuva muri Egiputa, ariko hagati irahaceceka kugira ngo izahakwigishirize, ihakuremeremo amashimwe, ihaguhere karakta, iguha uko bifata, iguha uko bitwara, ikubwira ibyo izakugezaho, ikaguhisha inzira. Hagati igihahisha no kubakubanjirije bose aho bava bakagera, ni uko yagiye ibigenza. Hagati hagira ubwiru. Nshuti rero uneze amatwi, wita ibitabapfu nuko ukiri hagati. Wivuga ngo niyo mwavuganye niyo, wivuga ko nawe uvuga utusene kariyo naro ko nanabyiroteye. Hari umubyeyi umwe wigeze ambwira ngo uyu mugabo ngo ikintangaza ngo yanza kuba naramuhawe n'undi, ngo Imana twarivuganiye kugira ngo yararimo hagati umugabo adahari. Hagati rero hajya hagorana, ariko icyo nshaka kukwigisha kuri uno munsi, nshaka gusangizanya nawe, ni ukukubwira ngo hagati nubwo bimeze gutyo,
acecetse yaravuze, acecetse yaravuze, acecetse yaravuze. Ntago apfuye guceceka. Muze gusoma mu gitabo cya Yobu kuva ku gice cya mbere murongo aho wa kabiri, nimusoma igice cya mbere Imana yaravuze. Ibindi bice byose mugaruka ku gice cya 38 ndavugamo hagati yari icecekeye, akajya avuga ngo ndagushaka sinkubone, ngo ndajya hirya sinkubone, ahubwo akabona abantu baza gusa hagati. Ubona abantu bakwigirizaho nkana, ubona abantu bagufataho ijambo, ubona abantu bagukamura kuko urimo hagati. Wabona abantu bakubwira ngo nta mana ufite, wabona abantu data wa twese uri mu ijuru. Ariko nubwo bimeze gutyo ukaba ugeze mwaho hagati, yaravuze. Arababwira rero ngo bigishwa ngo twambuke tujye hakurya. Ngagezemo hagati ngariryamira ngarasinzira ibwerekeza. Simbonye umwanya wo gusobanura ngo hari amato menshi ngo nsobanure ubu ngubu ku cyari bwo yagiyemo, cyazaba ikigisho kwacyo. Ngarika itajyamo indani, amanukamo hasi, ngararyama arasinzira. Umuraba uratera, imihengeri. Ariko mwebwe nimwumva ko uyu mugabo yisinzirije. Ahinduru yavugaga ngo yaryamye ngarasinziriye ngaribwerekeza. Uwandika yamubonye asinziriye, ariko mwe ntimuri kubyumva. Induru iri kuvuga, bari kujugunya ibintu, barabita hepfo impande zose mo barajugunya, ngarasinziriye. Ahubwo yari yisinzirije. Hari igihe ajya yiryamira akisinziriza kugira ngo urusaku rube rwinshi, abavuga babe benshi, bavuge kugira ngo atabatanga mu ijambo, babanze barangiza aho bazarangiriza, akabereka ko batunga akitso batagira akadomo. Nikabayeho, nikateye. Twagenda tugusobanurira byinshi bitandukanye bijya bibamo hagati, ako bikaba hagati Uwiteka yaravuze. Hagati ubuza amasezerano muryamanyaho. Ariko nta nubwo bamwe uwamenya amasezerano yawe yakwikundishwaho. Ariko kuko uri hagati, reka abavuga bavuge, kuko Imana ijya ibyemera hagati, ukahanyura ikanayagira ubwiru kugira ngo hatazagira ubyiyitirira. Uzi hagati ha Pawulo, inzoka imurya bamurasa amabuye kikunkumura, bakubita mu nzu y'imbohe abayuda inga 39. Hagati ha Pawulo, hagati nshuti uneze amatwi, hagati harakuruhije, ariko Uwiteka yaravuze. Ngarika aho byakomeye bimaze gukomera, ngo bageze baravuga ngo ariko dupfe ko yari yaravuze, ngo reka tumukangure. Baramukangura. Ndahendahenda Imana, muntu wari uri hagati, hakubanye hagati, habeho gukangura ijuru, habeho gukangura Kristo. Tumubwire uti Yesu tabara, Yesu tabara, Yesu tabara. Yesu agira icyo akora. Ndabyibuka rimwe nigeze njya kubwiriza ndimo hagati, n'inambaye urukweto rwari rufite zari inkweto zitoboka, zitwaga ngo nimbwa zaguraga 6,000 cyangwa 5,500. Noneho izo nkweto abagabo barazizi, iyo ukiyigura ubona ari congo ikabije ibintu. Zazaga ari umweru, zikaza ari umukara, zikaza ari iki, ariko ntizijya zisariza rimwe, habanza gusaza rumwe. Ni ihame zazo, abazibonye barazizi. Noneho rusaje ari rumwe, nshyira ibishesheti 2 mu rundi, ngeze kuri shejemu ndasitara, imvura yari ihitutse, mpita nkandagira mu kantu k'amazi. Bya bishesheti 2 binini birakurura ngo ye data wa twese uri mu ijuru. Nangiye kubwiriza imwe muri eglise yari ikomeye, bamperuka nkikanyakanya, bamperuka ntarinjira aho hagati ngo numve uko hamera. Neri intambwe ngeze hariya hafi yaho ngaho kubaza ku gace, uriya muhanda uzamuka ruguru wose wari ukiri amabuye ujye ku isoko rya Gikondo iyo hejuru.
data wa twese uri mu ijuru, uzi ko hari ibintu umuntu ashobora gutekereza umutima ubwe ukamurya. Noneho aho ngaho nkihagera ijwi rirambwira ngo kebuka ngo ujye hariya hepfo, hariya mubona kiriya kinamba, mu minsi yashizeho hari ibintu bigendanye n'intebe n'ibiki bahakoreraga. Icyo gihe habagamo umurima w'ibigori n'ibishyimbo. Ubwo aho icyo gihe ndi kuvuga noneho ijwi rirambwira ngo tambuka ujye kureba, ngo kata aho ngaho. Nyuma yaho nari nambaye icyo gikwito, mpita nibagirwa ndamanuka. Noneho mu gukandagira nkandagira nkandagira icyondo ndakivuruga neza, kuko nari nkiri kuvugana n'Imana. Ndahavogera ndagenda ngera bugufi bw'ikintu cyakadahumeka cyahabaga. Noneho mw'icyo cyakadahumeka aho narindi, ijwi rirambwira ngo cyitegereze, ngo ubonye iki? Ndavuga ngo mbonye inyoni zarakinereyeho. Ati none se gishinzwe iki? Ati gishinzwe kurinda inyoni. Imana ihita imbwira ngo naho ngutumye nuko. Noneho nagiye kugarura ubwenge, cya gikweto kiwitekereze nkikandagije mu murima imvura ihise. Gifite ukuntu gishishuka hejuru, nyora amazi ngo nozeho, nyogeje na yarapenetra ajyamo indani. Ni kuvuga ngo kode zari jisisi. Ariko nyuma yaho hari inzoka yaturutse aho imanuka gutyo mu muhanda w'amabuye, ihaturutse inkubise amaso irahagarara. Hari umuhungu wari uturutse muri Mburabuturo, akikubita amaso akata igare rya dino ayikatiraho, ntiyagira hirya. Ariko ngihama ari ngireba, nawangiye iyo bayintumye kugira ngo ngiye gukata gutya nayo igakata uku. Okay, mpita mbona yuko nyine ndi bujye kuvuga ubutumwa. Ubwo nari maze gufata imyanzuro ivuga iki? Imana itampaye inkweto, singiye kubeshya abantu ko ari nyembaraga. Hagati mwe muza hariho nkihindukira, ibyo nibwo byambayeho. Fata imyanzuro ndashorera ngera kuri iyo eglise. Nahasanze imodoka enye hanze, habaga igiti. Kandeke kutanga ubusobanuro bwabo bwinshi bamwe batahamenya. Noneho ndi hanze bakajya bavuga ngo tugiye ngo dutegereje umukozi w'Imana, kandi nahageze ahubwo ndi kwibaza uburyo ninjira ameze gutyo. Akababi k'umwembe karamanutse ngakomfunda na ya nzoka. Mpita ntera intambwe ngo njye kwihuta, abo nihishaga babarambonye, mpita nkomerezaho. Uyoboye gahunda arebye ukuntu ninjiye, ninjira nka sheta. Aravuga ngo mwihangane, umukozi w'Imana yanyagiwe. Nanyagiwe ukuguru kumwe se. Nuko babagiraga umuhango wo kwicaza abantu imbere. Noneho ndicara ndeba aho nanyuze hose, ndareba aho nanyuze hose uburyo nanduje urusengero rw'abandi. Mpita nibuka ijambo riri muri Zaburi ya 25 rivuga ngo siko bizahora ngo kuba mutegereza, ngo ntawe uzakorwa n'isoni. Ntangira kubaza Imana ngo izi ninki nizi ninki. Noneho baje kunyakira basengera umukozi w'Imana ntazi yuko ari ngewe, nari nkitungana nayo. Noneho nkigera ku ruhimbi, uwo twari twicaranye arambwira ngo bagusengeye. Bansengera se nari mbizi. Ngeze ku ruhimbi nsubiramo nkajya nsenga ayo mvuga atandukanye nari mu mutima. Nkajya nsenga mu mutima ndi kuvuga ngo wakabyara we, nubwo duhoze dushwana ariko ntunteze isi. Ndangije mbwiriza ijambo rigendanye na Petera na Petrosi. Ndabyibuka niho nasomye ngo kuri Petra niho nzubaka itorero ryanjye. Ndarisobanura aho Imana iza kumbwira ngo sengera uriya muntu ntabyara. Satani ahita anyereka ahantu nakandagiye mbwiriza. Arambwira ngo ubwo aho ukandagiye ureba uko hasa, ngo haba hatakunyuze ushaka kwanduza n'ahandi. Sinzi ukuntu naje kubwira abantu ngo twubahe Imana dusenge, ngiye kubona barahumirije. Njyana ikirenge nkizunguza gutya, nkizunguza.
ndagenda mpita nkora kunda ya wa mudamu ngo mu izina rya Yesu ndatura urubyaro, ndongera ndakigarura cya kirenge ngisimbutsa vuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ntokesha. Abakristo rero n'abana beza nabo bakomeza kumfasha gutokesha, ariko babakozi b'Imana baba bicaye imbere utagira ngo bari abo bapfa guhumiriza. Hari mu wandebye njyana cya kiguru nkihengeka nkigarura, nyirangiza kumwicara uruhande, arambwira ngo ubwo wabwirizaga ngo nabonye ibintu bibiri. Sigira ngo areretswe. Arangije arambwira ngo nabonye ko amavuta ufite ngo n'ubukene ufite ngo birangana. Nagize umugisha ntibambwira ngo nyure hahandi bagiraga akazu bacikatira mwaha inyuma, nuko dukasaha inyuma. Ngiye kubona wazamuye ikofi, we yari amaze kurenga. Hari icyo bita ikiguzi cy'umurimo n'inyungu z'umurimo. We yari ari mu nyungu z'umurimo, yari atarajya mu kiguzi cyawo. Yari akirenze, birashoboka yari arenze ikiguzi cyawo. Akora mu ikofi ampa amafaranga inoti 10 za 5. Arangije arambwira ngo mu byugura ngo uguremo n'inkweto. Ibyo nibyo mperuka. Hagati ikigeragezo kikumaraho amavuta utibye, utasambanye, utagize gute, hagati nshuti rero uneza amatwi. Nyuma y'ibyo ngibyo byose tubitsa amasezerano akomeye kandi amenshi nayo duhagazemo. Benshi murabizi, murabisobanukiwe, abo dusengana murabisobanukiwe. Ntihagire ugukanga ngo n'ukuri hagati, ntihagire ugusuzugurira Imana ngo n'ukuri hagati. Niyo mpamvu abatubanjirije barahageraga ba Yesaya. Yesaya bakamubaza ngo ariko ubwo uracyavuga nta n'ikimwaro nta n'isoni? Akababwira ngo kuko Umwami Imana azantabara, niyo mpamvu mubona ntaceceka ngo ntakorwa n'isoni. Ntihago mwaye nubwo ndi muri situation yagatumye mwara. Bagasiga haba kukitaraza, bakagaruka turacyahari urayitegereje, uti nzahagararika ku munara ndindire. Hagati nibagutukane, nibagutuke, nibagukanga ufite Imana uko biri kose, iyo mwavuganye no kuza izaza. Niyo mpamvu bavuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire, akongera akavuga ngo nzarangaguzwa ntegereje aho agomba kuza, kuko kuza ko azaza. Nshuti rero uneza amatwi, ngakangutse yarababwiye ngo mwabafite kwizera gukemwe, uyobewe ko Imana yavuze, zamura kwizera dusenga. Imana yaguha amasezerano utizera, ariko ntibishoboka ko yayasohoza utizera. Uri ahantu hari ibihinyuza, ubwo se urabona ufite ibiruta iby'uwo bita Yosefu. Yosefu yabwiye kuba premier ministre, ikamujyana mu gihugu cy'abandi. Niyo wakomera kajana, uko watera imbere kajana, ubwenge wagira, ntago bakwemera kujya kuyobora igihugu cy'abanyamahanga. Obama ntaherutse kuva ku buperezida, si umwirabura, ariko ntiyaza mu Rwanda ngo tumugire na executive. Si yo Griffe Egyptienne si yivuga ibyo se? Si yo yashyizeho izo norme? Yosefu se uyobeye ko yashinjwaga viole, hari icyangombwa cy'imico cy'indakemwa mu mico no mu myifatire yari buhabwe ashinjwa viole? Ibyo byose byari ibyo hagati bihinyuza ngo iby'Imana yavuze ntibizasohora. Ariko iyo umaze kubona ibimeze nk'ibyo, jya uvuga ngo igihe gikwiye cyo gukora k'Uwiteka ku buzima bwanjye, ubwo imfatiro zisenywe, njyewe ngiye kubona Imana. Niyo mpamvu abakubanjirije aho barahanyuraga, bakavuga ngo naho imitini itatoha inzabibu ntizera imbuto, twebwe nta mpamvu. Ndashaka gusoza nkubwira ngo zamura kwizera, Imana yawe iraje. Zamura kwizera, Imana yawe igomba igaragare. Zamura kwizera, Imana yawe igomba ihindura ibintu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Zamura kwizera kwawe. Nshuti, nyemerera dusenge. Hagati hakugore cyangwa ntihakugore, Uwiteka azakuzigama. Yavuganye nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Imana izagushyigikira, Imana izasoza icyo yagambiriye hejuru y'ubuzima bwawe. Ndagushimiye nshuti yanjye Yesu kubw'uyu muntu duteze amatwi. Imbaraga zawe n'ibimenyetso n'ibitangaza
nibibe kuri we bigwiriye. Kandi hagati hari hamucunze, wavuganye nawe, icyo wavuze no kugisoza urangiza ugisohoje. Uri Imana ifite imishinga migari kuri we. Yeje icyubahiro ndetse n'ikuzo bimenyekane kuri umwamugira neza. Urakoze kuje guhindura amateka y'ubuzima bwe, urakoze kuje kwigaragaza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shalom shalom. Uwiteka abazigame, yagura imbago zanyu. Telefone zanjye muzisanga aho hejuru kuri nshobozwa byose. Imana iduhane umugisha.